inkuru ikomeje kubica bigacika haba mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari y'abapasiteri babiri barwaniye mu rusengero ubwo bari gupfa amaturo, ndetse ubu ngubu bakaba bari mu nzego zishinzwe iperereza ndetse bakaba bakurikiranweho icyaha cyo kuba bakoze urugomo. Abo bapasiteri ubwo bari imbere y'itorero bari guturisha, umwe yagize gutya abakoze mu kibo undi ahita amusingira, niko kugundumukana, ndetse bamwe mu bari muri urwo rusengero bavuga yuko aba bapasiteri bari basanzwe batumvikana. Ibyo byose rero nibyo tugiye kuba twagarukaho, ndetse nuko ku bindi binyamakuru bari kugenda babivuga mu buryo bugiye butandukanye. Icyo nagusaba wowe utari wabasha gukora subscribe, gura subscribe ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu makuru agiye atandukanye. Ni iby'agaciro kuba warashyize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Reka twigarukire rero uno mugabo, ndetse twavuga yuko wasoje cyangwa se watangije intambara mu rusengero ubwo bari guturisha. Ibi bintu rero aho byabereye mu gihugu cya Zambia, nibwo aba bagabo bari barashinze itorero ryabo, ndetse bakaza kuba badakomeza kugenda bumvikana bitewe n'amaturo ndetse n'ibya cumi, kuko yuko n'ubundi basanzwe babyemerewe. Aba bagabo mu kudahuza rero nibwo byabashije kuba bijya ku mugaragaro ubwo bari gutera indirimbo, baririmba abaturage cyangwa se abakirisitu bari gutura, nibwo ibingibi byabashije kuba byaba bijya gutangira. Umwe yaguze imodoka, niko umukirisitu umwe wasobanuriye itangazamakuru uko yabisobanuraga, yavuze ati umwe yabanjije agura imodoka undi ntayafite. Muri uku kuyigura undi nawe arabati usigaye unyibeta ukakoresha amafaranga ibyo ushatse ndetse ukigwizaho imitungo. Atangira kuzana amacakubiri mu rusengero, ndetse atangira kwereka yuko rwose uwo mugabo wundi cyangwa se uwo mupasiteri wundi mugenzi we adasenga Imana bya nyabyo, ahubwo ari we usenga Imana bya nyabyo. Abandi nabo bajya kuri uwo nguwo. Niko rero bakomeje kugenda amakimbirane ayiyongera, aza kugera ubwo bari mu rusengero, ubwo bari mu byumba by'amasengesho bagiturisha. Umwe nibwo yakoraga mu kibo, undi ahita azamusumira amufasha akaboko, undi ahita avanamo ukuboko amukubita ingumi. Ubwo muri uko kumukubita ingumi undi nawe nibwo guhita afata intebe ayimuturaho. Akimuturaho bahita bafatana baragundumukana, ndetse abakirisitu bamwe barasohoka bariruka, abandi bajya gukiza. Muri uko kubakiza rero nibwo hajemo no kuba bahamagaza inzego zishinzwe umutekano muri kino gihugu, ziza gukiza ndetse baza kuba banabafunga, ndetse biza kugaragaza yuko rwose abo bagabo bari gushinjwa urugomo ndetse n'imirwano, gukereya imirwano kandi muri iki gihugu bitemewe. So impamvu rero narikodinze ibingibi ni ukugira ngo mubashe kumenya impamvu insengero zimwe na zimwe hano mu Rwanda zagiye zifunga. Aba bagabo aho kugira ngo bashinge amabizinesi yo guhesha abantu imirimo, ahubwo bashinga amabizinesi yo gukuramo abantu amafaranga, ariko nta kintu kibasubiramo. Rero iyo batabashije kuba bumvikana niho hazamo iyi myiryane imeze gutya, ndetse abantu benshi bakomeza kugenda bibaza ati se ibi bintu bizarangira ute cyangwa se bizagenda ute? Reka rero mu Rwanda babashyirireho imisoro, kuko iyo baba bafite ibyo bapfa niyo mpamvu baba barwana nka gutya. Ngayo nguko rero ni amahitamo yawe gukora subscribe, ariko icyo ngwisabiye gukora subscribe.